bizatuma nsara mu bwonko kubera stone akantu ahubwo wogiye kuzadusaza mu bwonko kubera stone Jesse kandi njye naramuretse akantu ibaze comment ndapostinga video ngo stone none se kankubwire mwe ibaze nawe umwaka umwe ibiri uyu ni wa gatatu abantu banesha umutwe ubu nzabigenza nega ni wowe umuzana buri gihe namurekeye Shani baratandukana ubu ari kwatera wa mukobwa w'umujura ubu urabona njyewe ndi umwanda uri kumva umeze gute ku buryo rero mbobo yazajya iva muri zirandaya abarundi sinzi abajura sinzi abakeje azajya no mu barozi njyewe anzanire ntabwo bishoboka wapi kabisa nararekuyemo ya please babarirure kure sibyo gahungu k'indaya cyane kumwanda madudu urashinyaguriye Jessica kana na stone mureke ukuri noneho urumva njyewe uko nzajya nza kureba ngasanga ntabwo wavuze stone ewana nzaza mpita nkubwira ngo njye nawe cheers ndamuretse guhera uyu munsi okay sawa urabyemeye Jesse barabibaza ibintu nawe unyisabye ni ukuri mani birarenze mbabarije birarenze nanjye umva ngomba kuguha respect nkakubahisha uwo muntu uzajya kumbonana na karagahungu k'inzobe azahamagare muyanga bimubwire warayishuye byose bazabimbwira kandi nzagwa amahanga ngo Jessica uransebeje ntabwo nabikora shu urakoze shero umva ahita ugenda ahantu baguhereza akantu uhita ugafungura gakonje ugaturitse mbyumva ntabwo uzi ururimi rwa stone ndakureba nka kwibwira enda narabyibanza n'ikibuno kinini wala yego shero wanjye ujye ufata agakoma ushyiremo nido ariko se uyu ni teshatu kuri 50 ejo bundi we moya ubwo na Godfather byumvireho we Godfather moya Godfather niwe wirirwa agushingira karama wari wahura n'umuntu uzi gutanga head nziza for sure ibyo ni ibiki kandi uwo ni we rero ndakubwira we bita stone ariko dumba wajya ugabanya amatike bita stone ni ukuvuga ko stone bijyanye na head atanga boss Lady Jessica ntazamureka oya dumba wimbeshyera pe ntukanire nk'ukuri na uzi ariko muya niwe wantumyeho dumba uranshaka nagaruka abimbwire ubwo wari wamunyeranyije ese ko ndi kumva barwariye mu yango indege kandi ushobora kuba igitinganye ega muyango ni inshuti yanjye ozi imyaka tumaranye uyu nguyu niyo barasa my friend wanjye ndikumva narira urarira kabiri se nako wamaye gift shari mbabarira navuze wamaye ka gift ati iki ngiki ko kirimo kirasakuza cyane wagira tisharasaba ku buryo utamuhaye arasabiriza ku buryo ugira impuhwe oya nawe ubwawe ntabwo warya igihe nasabiririje se ko nta n'umwe nabonye yagize impuhwe sinaguhaye sinagira ikibazo cya Tesha nta n'ubwo ajya atanga ariko Tesha natanga iki se ko njyewe ikarita yanjye yanze gukora sinumvisha ariyo katara madudu ngo se waretse kumara izo gift madudu wamuguranye reka nese nindumanuye muyanga ataranyihera gift ako urababona agiye nko kuri phone sinabonye umuntu yitabye telefone bita bivaho madudu ngiriye mu walayi Kiza Butera yagiye heza ubu ngubu ideni ntabwo mfite ideni rya made in heaven urumva ntabwo mfite ideni guys mwankanzeho mukankunda koko kagemi nako ni gata ariko kagemi ko n'ubundi ntabwo kari kama gift yako habe nimba ko ni kagenda ese Godfather amasana agara y'aba diaspora beza bacu mutwere nawe nta ubu nibwo bari kubyuka bibaye saa 2 barabyutse ihangane gato baraje
Jackson w'umurenge ko mbona atari baribwiriza ko umukongomani ari umwe hano kuri pano ari njyewe. Niko Magara ndagufashe kanda kuri iyo ngiyo yakagenda. Urakarokoka ahubwo. Hejuru ya Dumba muri hejuru ya Dumba ariko Alicia koko. Ariko Dumba ubu ngubu ko na applyinze visa ya Canada kandi invitation bari baramaye ikaba yararangiye ubu ura muntu niyandiye hariyo yanyapurayinze. Umugore wawe yarahindutse ntabwo agikunda. Yararangiye. Nagari uwo nari nje kureba ndakwiyamye. Niwe wari uje kureba yanze gushaka abandi ngo niwe uryo. Nagari we sheri twe twigiriye mu byancu twe tugiye kwisurira abaraba ba muri Canada. Yes. Albena yabivuyemo. Albena yabivuyemo yararokotse. Oh yes we. Kitakibaba. Ngana yo domana gukora nani ndakubwira. Basha sinzongera. Shawari tw'umutu. Indubabara. Alicia. Wowe no ubabara teshe. Wadfa. Ndakumva. Babazwa n'iki Dumba? Tubivugire hano. Erega bacha kunyita. Nushaka ubivuge. Mbabari. Yego ko iyi miringi. Thank you Riri urakoze cyane ratariri wanje. Reka ni Riri pupe. Reka sharing Riri pupe. Riri no kuvana kare yahereye karanyihera tu gift. Mu sharing Riri. Akorera kubera cyo nyiteranyaho. Musharingi umuntu witeranya kwa Dumba bafite ariko ni gute butera hagize umuntu kiza buteramo hari yahijo bakankanda ukava. Uri ukora umukobwa ukunda Godfather bita Jennifer uba hanze. Hanze heshere. Sha. Agahinda nikagira nabi kari nikica kagira mu umukobwa w'amatayi. Washimiye ufite n'amabere manini ukavuga ngo iki ngiki kabisa. Ndamubona. Ngakavuga ngo iki? Ego Dumba aramushimiye aramureba no kubirenge ahumwe yahindukira ndene ikibuno nimba kiriho. Cyaza afite na nyashya. Ose muyango diete. We Godfather. Uva aragaruka muyango se urumva yago twaragaruka. Ubujije gutyo kuva kangaye. Nanjye wanze kuri. Okay nago nzongera ko nane uzongeye kumbwa Stone please. Icyo kintu kandi ibintu byakunaniye kubireka kabisa. Kandi nawe byakunaniye rega twese nago twumva. Ariko Jessica Stone niba umukunda ko ntacyo bitwaye. N'izina rya Jessica abademoni bashye n'abazima. Ariko uziko mwatumye njya gustokinga Stone ko nabonye ari akabebe ubwo mugafata ku ngo. Umva reka ngubwire yo tesha ngiye nafunze umutima. Hari kwa kundi uri muravuga ati kweri ngiye Dumba nanjye ngende gustokinga Stone kweri ubu nafunze umutima ariko nibyo biye. Ingo mare nanjye nagiye kumustoka none ngenda mustokinga umutima ukambwira ngo ariko duwaje ugashaka Stone. Naramuhize nari avuga ati reka ntabwo ngiye gushaka Stone imbabarira nkahita nongera nkafunga umutima undi munsi ukaza nkavuga ko ubwo wanze gushaka Stone waje ugastokinga Stone ubu sinamura Stone ariko wagiye gushaka Stone reka njye gushaka Stone n'ububona uraseka upfi Najya mumbabarira koko umva njye naramustokinze mbona ni nakabebe muba mwagafatira Stone ameze Stone bosi yaramuruta nako DJ yaramuruta Stone yaje hano DJ Risa afite imyaka ingahe afite nka 20 ariko nani Stone yatubwiye ngo afite imyaka 23 oya Jessica Stone ni umubebe narakabonye nakabebe Nese sibyo ko mutumva muyango ko yavuze ngo ibintu tubireke mukaba mubitangije reka tubireke nakabebe ariko ngo karabacu umva ngo karabacuba kabagenda kubacuba ko umwana muto ni ubazenge ugengereze yaraje hano arabwira ati aracuba papa si mari umwambure do Stone yaraje hano arabwira ati Godfather uyu Jessica yandongoye ifite imyaka 17 ishuri dari Godfather ko yambwiye iko yatubwiye bikine Godfather je twubahana wamuri afite imyaka ingahe myaka igase murya karibwa n'ibinyenzi ngenzi Jessica cyatangiye kumuswera kiri muto yamubanye rumva Jessica uretse umukwa tukamuteresa umubabwiye kuru nabyumvishe kwa Godfather ngo Jessica yaramutanye gafuka mu imyenda ye yambare Jessica yaramutwaye aravuga ati rero wowe Jessica yaragiye arakarya iryo joro bukiye mu gitondo ahita arakambika ngo ahita agatiza imyenda arakabwira ati manuka ufite icyagwe sha batazanagucisha miji arabeshya ari ubwa mbere akariye ari ubwa mbere
igendere bro noneho Jessica ngo akaramukubitiye karamucubye arasara bya hataratangira kujya agaha imyenda ye ngo yambare bajye urakoze basohokana cyane wari uhari bahita bamarana mu byumweru wakunaniye kuva uwo munsi akana gahita akata ishuri. Jessica rega ni inshuti yanjye kuva kera za sanisi Jessica niwe yakuye Stone mu ishuri. oya ntabwo wakura umuntu mu ishuri nawe ashaka kwiga sheri ibyo nimuzabeshyere Jessica ubwo nawe ntabwo yashakaga kwiga ntibambeshyere twahuriye mu kabari amansura kandi nawe yari umumansuzi ariko turi kuvuga ibyo story yatubwiye. bite byawe wowe ngo ni nawe wamukoyeho ubumanzi noneho Jessica noneho Dumba Jessica ngo Stone bageze iwe mu rugo ngo hari haraye undi mugabo ngo Christella, thank you Christella. Tesha ndabyuka ngo Stone ngabona imyenda y'undi musore ngo Jessica aramubwira ngo never mind Umva. Ngo Stone yabonye imyenda y'undi musore. yabonye urumva Stone ngo nyine iryo joro akigera kwa Jessica umunsi wa mbere bahuye ngo yageze yabona indi pantaro y'undi mutipe ngo abajije Jessica ngo Jessica aramubwira ngo never mind ngo Urabeshya. Ariko ndumva mutumviye story za Stone wase kuva. Mwana Jessica ariko Jessica uba abahungu baje kukurwaza roho ryari ko cyera bamuko kuri serious utazi umutima wanjye nawe nzi mu mamahoro Ntabwo ashobora gupfa. Yego. ariko mwana Stone ngara yugukubita ukayumvira mu mutsi papa Jessica yarajya navuga ati erega iriya muri impamvu tutayivaho idusaza ifite umutsi umwe narase. Umutsi umwe se bimenyesha iki? kandi umutsi umwe ari wo yasariye nyine Jessica Umutsi umwe bimenyesha iki? I don't know nabisobanura. ngira ngo ni straight to the point asubwo Tesha kumbaga gutyo umbekera birakumarira iki Tesha kumva ariko umuntu Jessica afite ndi kuvuga umutsi ibyo umwe numvisha muri bimenyesha kuvuga we na Godfather kuri live Tesha. Karame. Umutsi umwe bimenyesha iki? fadagira umunwa na Dumba ibaza umutsi umwe ngo ni straight to the point nyine nago ngo ujya mu byo kugira iki n'iki wo nyine ngura umva ni ukwahuranya pa ni jigijigi Tesha wambabariye kumurusha kubizi kumurusha wambabariye ndakwiyamye wanshinze iwe ugiye bagukomeza kubivuga nanjye ndabivuga uvuga iki Jessica uvuga iki koko tubireke rero ariko Jessica ndi kuvuga ibintu wowe wivugiye kandi ndi kuwimba nabaga nasinze mwana nifite n'agahinda kuntu ka Jessica kari keza none ubu ngubu abahungu ariko yaramwibagiwe mwana abo ba Stone ubwo bagateye depression uzi ukuntu Jessica yari icyuki jerega Jessica tuziranye za Sun City kera nanjye ntirurara nkizenguruka Sha nawe imihanda uyitinze mumeze nka Kamaro. Tesha urangije nono Kamara ni umwami w'imihanda nawe utabizi umva nigeze kubatera story ya Kamaro. wapi dutere Kamaro azana baramuzana Kamaro hari ukuntu asa na Skype. ni inshuti barakuranye Bamuzana mu rugo iwanjye ngo arashaka gukora ikiganiro ngo kuba ikiganiro.